ni sawa nta mugeni uba mubi ikimbabaje nuko mwihebye mwebwe muri nabeza yantabaye mfite imyate ikantabara mfite ibimeme ikantabara banyita amatoroshi umwana ujabiriye uyu munsi nkaba ndimo umugore mwiza haleluya abambyaye abahungu batatu beza n'umukobwa nkireba umuhamagaye kuko papa wanjye namubonaga imbere aho ngaho intera hamwe ziyamuhayereze agashoka ngo yice papa yice mama ngo na bene mama na bene nyina ngo nk'inzoka zamuteye akosora amakosa yakoze ngaze bakomeza akazi ako gashoka bahereje papa ngatwice kuko mama yari yaratanze ibitambo byinshi ikindi yari yavuye mu muryango iryo jambo bongeye kuri mubwira arangije aravuga ngo ntago nashatse inzoka uyu ni umugore wanjye aba n'abana banjye niba munkizanye nabo mfite amafaranga nayabaha nimwe twasangiye ibyo nari mfite kandi niba munanyica muratwicana ako gashoka bamusatuye umutwe n'igituza ndeba kuko yari yanze gukosora amakosa yakoze amaso yanjye abireba iryo jwi mu kumpamagara navuze ni ninde wundi waba umpamagaye ko papa yaryamye hariya nta nubwo numvaga ko yapfuye ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo nduwiteka Imana yaremye ijuru n'isi ni njyewe wa Yezu ugira impuhwe nkazigirira n'isi yose manuwe no kugutabara nje kugukiza ariko nawe ndakwica ngushyireho ikimenyetso nindangiza nkuzure kuko mu gihe kizaza uzankorera uzambwirira bicyo gihe ko ndi Imana itamenyerwa uzabambwire ko ndi Imana yimana amazi agakama kandi nayatanga kubika isi uzabambwire ko ndi Imana ishyira ikuzimu kandi ngakurayo uzabambwire yuko ndi Imana ihana kandi ndi Imana itanga ubugingo irangije irambwira ngo ngiye kukwereka uko umuntu apfa dore iwanyu barapfuye kandi bararimbutse kuko bapfukamiye izindi Imana mu maso yanjye ibi mbivuga nk'umukozi w'Imana irambwira ngo uhereye aka kanya wishimire ko amazina yawe nyanditse mu gitabo cy'ubugingo kandi icyaba cyose ubugingo bwawe ndabubitse uzankorera kandi uzazenguruka isi yose uvuga kugira neza kwanjye abazumva ibyo uzababwira nzabaha umugisha uzababwire ko nkunda abantu banjye ariko abana banjye bacyaha nk'umubyeyi irangije irambwira ngo cunga imbere yawe abo bicanye fata abo bantu ko bari ku murongo ugende usunika ujya mu mwanya we nurangiza dore mama wahantu ari bamaze kumwica bura yapfuye mama wanjye bamusatuye inda ndeba bamuca umutwe igihimba barabitandukanya cunga abo bantu bose nurangiza ugende uryame munsi ya mama wawe kandi uhite wiyorosa ririya kanga rye mu mutwe wawe kugira ngo amaraso ari kuva mu muhogo atakujya mu mazuru kandi ntutinye ndi kumwe nawe ngiye kukwigisha umuntu uhereye uyu munsi kugira ngo uzabone uko mbwirira abantu banjye narabikoze ndagenda ndyama munsi ya mama nitwikira ikanga rye nk'uko ijwi ribimbwiye barabishe bose ndabyumva ko babarangije ariko uko nakaryamye ndyamira akantu kibuye hari ukuntu uryama mu ruserebuye hakaba harimo akantu kibuye kameze nk'icumu cyangwa nk'ihwa neguka gatoya ngo ndikuremo ngira ngo intera hamwe zamaze kugenda negutse gato numva ifirimbi irongeye iravuze ikintu numvishe mizitaka ryinshi cyane numva mbaye nk'umuntu uguye mu rwobo
numva ndi kugenda nyenga nk'akantu k'isaro ariko nkumva ubwonko buracyahari. Buriya umuntu ari muri koma aba yumva ariko atavuga. Ibyari bimaze kumbaho, bari bamaze kunjomba inkota yo mu bikano. Mpindukira abona ibikano byanjye uko bimeze. Uru rutugu iyo nashyize hiriya furari, uri kubona, uri kureba, iki kintu ubwacyo urabona ko cyagombaga kugarukira ku mutima. Ahantu nari ngeze naravugaga ngo none se umugabo, kuko numvaga ari ijwi ry'umuntu w'umugabo, umugabo napfuye, ni ukubapfa, nanjye napfuye. Iryo jwi riranyihorera ntiryansubiza, ahubwo numva ni nk'ikintu cyansikamiye ku mugongo. Aho ndi hashize nk'iminota 30, kwaciyemo umwanya munini cyane, numva rya jwi riragarutse rirambwira ngo uva Mukantwari, papa wawe agiye guhirita nawe uhirite. Uko bagiye babica bakurikira ati na mama we nahirita nawe uhirite, naceceka nawe ugire gute uceceke. Nize guhirita ntabizi, Imana irabinyigisha ndabimenya, kuko intera hamwe zagendaga zijya ku gutwi zikumviriza ko umuntu yapfuye neza. Mukantwari ndahirita numva ndabishoboye, ndahirita biremera, mama cecetse nanjye ndaceceka. Aho hantu kuhabyuka habaye imbaraga z'Imana. Uku kuboko neguye ngo mvanemo ibuye, dore ukuntu kumeze. Abonye ukuntu bakugize, ni uko bahise bakugira. Ubu iki kiganza cyanjye ntabwo cyarambuka ngo kirengaha. Izi ntoki ebyiri zarapfuye kuko imitsi yazira zikagwa muri iki cyobo, ariko kuko uru rutoki n'uru n'agahera ari bizima, nabitoje gufatanya n'izi ntoki ebyiri kuko ziracyariho kandi nazo zigomba kubaho kuko nyirazo atarapfa. Nazitoje kuba inshuti, niyo mpamvu mfata mikoro ukagira ngo ni kuzima. Muri hangana ko n'ubundi bihe twinjiyemo ni ibihe by'imbeho, ni ibihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Impamvu bimba mbivuze, wowe uri urubyiruko, uri umwana, 94 ntiwari uhari, ariko uyu munsi kuko ari ingaruka mwaka, ukwiriye kumenya amateka y'igihugu cyawe, ukazamenya n'indangagaciro uzatoza abazagukomokaho, kuko uri umunyamahirwe yo guhitamo icyo ugomba kuba cyo. Kandi dushimira n'Imana yafashije abari ingabo z'igihugu, inkotanyi, bakabasha kutwunamuraho icumu, izuba rikaturasira. Uyu munsi tukaba dufite urumuri rw'ihumure. Haleluya. Ahangaha intera hamwe zimaze kugenda, ryajwi ryaragarutse rirambwira ngo byuka wicare. Ubuhamya bwanjye nabwiye ko nta butanga bwose ngo mburangize, ndavuga agace kamwe dusenge twitahire. Ni ibice 7 mbuvuze amezi 6 butarashira, kuko njye nibuye nasitayeho ndarivuga, kuko naho nasitaye impfunira n'ubu ntiharakira. Aho hose mpereka abana banjye nkababwira ngo bana banjye munyemerere muzambere ibihozo, basi naho mama aryamye ajya abona ko Mukantwari nabaye intwari. Ikindi mbivuga cyane nkomeje kugira ngo mbwire abanyarwanda, mbabwire ngo mwibuka aho Imana idukuye, muzirikana aho itujyanye, mwe kuba abanyamurengwe ngo musinde amahoro mukora ibyaha bisage, ahubwo nimwiyunguremo agatege, mwibuke na ba bandi bamennye amaraso kugira ngo uyu munsi tube turiho
tubahesha agaciro ikivi batushije tucyuse kuko twebwe turacyahumeka. Imana idufashe. Ijwi rirambwira ngo byuka wicare kuko ngiye kukwigisha umuntu. Naregutsa biranga kuko umutwe wari wagiye. Iki gikanu murabona ubu cyaregeranye, urutirigongo habuze gato ngo rutagarane. Negutse byanze urumva akaboko kari kamaze kugenda. Numva ryajwi ni nk'umuntu uje afata imyenda. Twari tumaze kwambara robe de nuit, abana b'abakire cyangwa abana b'abasirimu mbere yuko barya bakora douche bakambara amarobe de nuit kugira ngo nibamara kurya bajye kugira guti kuryama. Baranabidukubitiraga tukanabyanga, none ubu nabuze akanya ko kuryama. Birangiye numva ni nk'umuntu ufashe kakarobe de nuit aranyicaza. Iri josi kuritwara kuryegura ngo rihagarare gutya byari byanze. Numva iryo jwi n'ubukana bukomeye irambwira ngo witeta, ibi uhagazemo birakomeye. Numva ni nk'umuntu ufashe umutwe ahita wukebanura gutya, hita imbwira ngo komeza uhagarare gutyo, umutwe ntiwongere kubuja, utware gutyo, nujya kureba inyuma ujye uhindukira gutya, nibikunanira uhame hamwe kuko n'uri ntabyo uhindukira ujya kureba. N'igitsure gikomeye. Irangije itambwira ngo fata iyo robe duno akaboko kamwe kamanure kavanemo, nugeza hasi uwo mushumi uwufatishe muri iki kiganza, ukuboko kwawe gukomeze kunagane uku nguko. Ibyo narabyibwirijwe n'iryo jwi. Inkotanyi zaje ku munsi wa gatatu ubwo zari zimaze kugera mu Ruhina zije gutabara bari Kabgayi. Aho nanjye niho natabariwe. Inkotanyi 3 zirahagera ntarapfa. Haleluya! Ndashimira Imana yadushiriye abamarayika mu nzira ikadushyiraho n'utubuye two kwambukiraho. Inkotanyi 3 zingeraho, umubiri wanjye waratangiye gushenguka. Ibikona byariye mama ndeba, imbwa zaryaga abavandimwe banjye ndeba. Ba bantu baje gusahura haje mu bene wabo wa papa. Baraza bafata papa bamujyana mu nzu, basasa matera murambika muri saro. Hamubwira ngo reka birabikenya biribwe n'imbwa. Numva ndebanya mama wanjye imbwa zimurya ndeba. Nkajya mfata igitenge nkakenya ngo byuze n'izindi bazibone ko ndi mukuru, zimpunge zirabyanga. Waravuga ngo zikagenda kuko nundi zabaga zarahaze. Umunsi wa gatatu nta kintu naryaga. Ibyari bihiye abaje gusahura b'abaturanyi babiriye ndeba, barabimara nta na kimwe bansigiye. Umuceri wari usigaye bawumanika muri etajeri. Niba ntemere guhindukira gutya nemere kugira gutya buriya. Imana yigisha kwishi, yacishije mu buribwe bwari bukomeye, ariko ndashimira Imana ko mukantwara ngihari. Haleluya! Ndashimira Imana ko mukantwara ngihari. Inkotanyi zamvanyemo aya masasu, nta binya byabagaho, nta serumu zabagaho. Bambaze numva bankuzamo imikasi muri ibi bitugu mureba, bajya kuvanamo isasu ryari ryahagamyemo. Kukoza bakozaga wumva, nararize umwuka uhera mu nda. Aho ngarukiye uwitwa Peter arambwira ati mukantware umbabarire, nkubabaje ngukiza, ubwo wakugize gutya kubazaga kwica. Arangije ambwira ngo uhereye umunsi ntuzongere kurira, n'igihe kizaza ntuzongere kurira, hato utazarira mu maso y'ukurenganya. Ku munsi wa gatatu bene wabo wa papa baje gusahura iwacu, bari bamaze kubona yuko mpari banga kuntwara kuko amakuru bari bafite ko ntari uwabo. Ku munsi wa gatatu baza kureba ko nanjye napfuye, bahahurira n'inkotanyi. Inkotanyi zitazibwira umugabo wari uje gusahura, n'imbumburi yamaze kuzizirika, n'inkweto zanjye yazinkuyemo yaziziritse mu mufuka ngo nazo azazigurishamo make. Ngenzi ibirenge ziramubwira ati wari umujyanye he? Tuje gukora icyanga ngo narije kureba ko abavandimwe banjye bakiriho.
namenye ko babisha. Ati none umwana wari umujyanye he? Ati mujyanye iwacu. Ati tugende utwereka aho umujyanye. Kumbi niho ubuhungiro bwari bugiye kuboneka, ubutabazi buraboneka. Mpura na masenge umwe nawe bavugaga ko yabyawe, uwo mukecuru yamubyaranye n'abatutsi, ababazwa n'urupfu rwa mama, ambonye angirira impuhwe, arambwira ngo sinakwihakanura amaraso yanjye, niwe wafatanyije n'inkotanyi kunyoza, umuri wanjye waratangiye kuzamo inyo, bashyushya amazi baranyoza, kunkuramo kagakanzu kwari ukogosha n'urwembi. Nshimiye Imana yanyijije kanseri y'ibi bintu mubonye, maze imyaka 3 ibisebe byaranze gukira. Ryajwi ryansanze hahandi ryandokwe niryo ryongeye kuhansanga, rirambwira ngo ninjye muganga wakuremewe kugira ngo nkuvure indwara abaganga batabasha kugukiza. Nshimiye Imana ko ndi muzima uyu munsi, imbaraga ndazifite. Haleluya, komera Imana amashyi. Kubaho ni Yesu, ntukihebe. Imana ikigufite mu biganza byayo nta kintu uzaba. Uyu muryango nawubaye munyicira kurwara nkinda, baranshinyaguriye bishoboka, bakajya banyibutsa ko mama ari umuzimu muri bo, bakumbura ngo kureba mama uko yasekaga, bakambwira ngo bakumbuye igitwenge cya mama, ngo kandi mu kanwa kanjye ni nka mama, ngo watwemerera ugaseka, ngo tukareba ko umukazana wacu tumukumbuye. Nkajyaho nkaseka, nkagerageza kuyanika yose ngo bayabone ko mama yasekaga. Byibuze numvaga ko ari akantu keza bibukiye kuri mama, basi ko mama afite akantu kazima bamwibukiraho. Nkaseka, nkatamura, najya kumva nkumva mukecuru ari kokomoye n'ibicashwe bivanze n'irijundikano by'ibitabi, nkabumba umunwa byangeze mu kanwa, akahita yifata yigira nk'umuntu ufashwe n'ihungabana, abana bakaba bari hafi bakaba baramufashe, ngayiwe ngo kanita ntiyigeze apfa we, ngo umuzimu warataturimo, ngo umuzimu, akijya nk'umuntu wahungabanye. Nkarira nkarara ubusa, ari ibyo bashakaga. Igihe cyaje kugira mbavamo, ibyo ni bikeya mvuze. Hari naho banjyanye muri bya bitereko byabo bya Nyabingi, bajya kumurikira izo mana zabo ngo zihane mama, njyewe bangirire nabi ku buryo ngo mama hari azajya areba akicuza icyatumye nsiga ku isi. Banyuhagiriye ku gituro cya Nyirurugo, banyuhagira mu Kigeri nyogokuru bikoze, baranzinze baramanika. Ngiye kimwe ndyamanye na nyogokuru antwara suvetoma, ndyamye nsinze mbyutse nsanga ntayo nambaye. Mu gitondo nabyuka ndayihiga, twararaga ku rutara, kera murabyibuka babaye mu ntara, mvanaho ibirago n'imisambi, aje arambwira ngo sinirwe mvunika imbeba zayintwaye. Igihe cyaje kugera, imigenzo yose maze kuyirangiza, yamanitse hejuru y'urusenge imyaka myinshi. Ngeze mu myaka 16, ryajwi nibwo ryagarutse rirambwira ngo ishuri wigiraga muri umuryango rirarangiye, ngiye kukwigisha ubuzima bwo hanze kugira